mbega nagirane we mbe mukobwa ibyo bigiriye iki mba mugore mwiza karamenya ko Imana ibwami barampamagaye nze kwitabara uransize nyine uragiye usigara amahoro dore umwanzi sha niko murabahe tubashahure none uzi ko utubere twanjye ari dutoya njya ntureba tukanira isoni wagiye ureka kunsetsa uzashyireho inyagaruza zawe manini utari utwawe uno munsi dufite akazi kenshi tugere vuba tujye no mu yindi mirimo niko bimeze abubatsi b'ibwami izo nzu n'uru ko tugomba kubikomeza cyane kugira ngo umwanzi yamenera urabona izi ngabo zacu zizadutsindira umwanzi cyane rwose umwami wacu afite ingabo zikomeye cyane ku buryo nta mwanzi watunyeganyeza ijambo rikwigi muri segomo binyambo niki numva ko numva iryo rikondera ry'impuruza aho ubwami bwacu ntibwaba bwatewe urukidembe naravuriye muraho karabaye iyo si impuruza numva ikomoka ibwami niko ko numvishe ikondera ry'impuruza abandi batware baba babimenye ntibabura kuba babyumvise ahubwo twe twegereye ibwami tugereyo turebe icyahabaye abari ku dusozi twakure turahura tubabwiye ibyahabaye Nyagasani, numvise amakuru y'intasi zacu. Ingabo zacu zagiye mu bufundu. Ejo tugomba gufata ingabo zacu zigafatirana izi bufundu. Amazi atararinge nkombe. Ubwami bwacu buratera ntabwo buterwa. n'ibyo bitekerezo arico ako ntabwo twahita dufata ingabo zacu ngo tuzoreze mu bufundu tutaramenya amakuru uko ameze ahubwo reka turindire intasi zize zitubwire uko bihagaze Nibyo. ya siyansi yacu rako muri akomeretse ya Nyagasani, ya ntasi yacu iri hano ariko ikometse cyane. ubwire yinjire muze umwami wanjye.
nyagasani mwana njyewe ubashije kurokoka gusa nyine. byagenze gute se? nyagasani batuvumbuye ko turi intasi batwirukankaho, njyewe ubashije kurokoka gusa bagenzi banjye sinzi niba babashije kurenga umutaro. Ese ubu turabwirwa n'iki cy'umwanzi ari gutegura? Bidatinze umwanzi ashaka kuturanga vuba. nyagasani urumva ko nta gihe tugifite. Uko niko biri. Mutwaye ingabo mujya kwigangahura, mumpamagarize za ngabo ndwi zize hano. Abatwara ntibagera hano? nyagasani bahageze. Nibabwire baze hano. umwami arabakeneye. nyagasani twari tuje twumve icyabaye ibwami ko twumvishe ikondera ry'impuruza. Abishari mu nzira baza. Musore mujya kuzana ingabo zanyu. Ijoro turaba tugiye mu bufundu. turabikora nk'uko mubitegetse nyagasani. Mwihute kandi mubigire bwangu. Nifuje kujya aho mwari muri. nyagasani twahageze. Ubu tuvugana zimwe mu ntasi zacu ziri mu bibazo bikomeye mu bufundu. Ndagira ngo mufate urugendo mujyeyo. Mugereho kandi izuba ritararenga. nibyo nyagasani. Mumenyeshe neza, mumenye uko umwanzi ahagaze. Hanyuma kandi munamenye icyo atekereza. Murangiza kandi intasi zacu zose ziriyo muze muzizanye. Nimugera ku nkombe mwese ntimwambuke. Bamwe bambuke bajye mu bufundu, izindi zisigarire ku nkombe. Abagiye mu bufundu nibasinda, abasigaye ku nkombe baze batumenyeshe. nibyo nyagasani. Ngaho nimwihute. nk'uko umwami yabitegetse tujya kuva hano, bamwe barasigara ku nkombe, bane batatu nibo bagenda. ndamagorwa urafigira wowe urambuka, nawe ruturifigi urambuka, nawe rutwitsi urambuka. abasigaye ko turi hano turasigara ku nkombe. murabyumva? turabyumva.
nyagasani za ntasi nazo zapfuye Dufate ino mirambo tuyijyane. nta kundi bano abantu twakora ibishoboka byose bakarubaleka Mulibanga. rolere basawe Mulibanga. rero ko mu mwami lira bategehora aba bantu rero Mugwera abazere cyangwa murabagwera. bagwera Nabo bagwere. bagwera Ene se mulibasoda cyangwa muri ntumwe zebwana. uri ntumwa zebwana Oke biki mwinjira ko lahana. rwanda gihole imirambo rwihekere umwami we rwara rurumire Kuvuga ngo iki?